Bihe byiza kuri mwebwe mwese mukomeje gukurikiranira hafi ibiganiro bya Black Voice Media. Muri iki kiganiro tugiye kugaruka ku kuntu Major Robert biri kuvugwa ko yamaze kongera ingano ya kanyanga anywa n'ibindi biyobyabwenge bitewe n'ibimenyetso biri kuvugwa, ariko hari n'ikiganiro yakoze bigaragara ko noneho yarenze umurongo utukura ku bijyanye no gusebya umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'u Rwanda n'igisirikare cy'u Rwanda muri rusange. Bimwe mu byo ari kuvuga ukumva ko nyine yamaze kuba yata umurongo cyangwa se yarenze umurongo utukura, ngo ari kwicuza ko hari abamubwira ko bagiye mu gisirikare ariwe bakurikiye, ubu we akaba yarakiyitorotse kuko ubu ni umudizata, akabasiga bonyine, akabasiga. Icyo kintu ngo ari kucyicuza. Ikindi ngo ari kwandikirwa n'abamuburira, ariko we ari kubabwira ngo ntabwo bazi ibyo bari gukora. Bari kumuburira ati "Se Robert, ibyo bintu wabiretse?" Akababwira ati "Ibyo muri gukora ntabwo mubizi, ati igisirikare nakibayemo ndabizi." Birumvikana. Ikindi ngo ari kwishimira ko hari abagarukiye mu nzira bagiye kujya mu gisirikare, ngo bakumva ibyo avuga bagahita babireka. Ngo arimo arabyishimira cyane. Yego, izi nizo ngingo tugiye kugarukaho zigaragaza ko noneho Robert yamaze kuba yata umurongo utukura. Hanyuma natwe turaza kuba turebera hamwe, turaba turi kuganira haba muri comment hose turebera hamwe ese ni ibiki biri kuba kuri uyu mutama cyangwa se uyu mugabo. Reka ngusuze kandi wikaze mu kiganiro aho uherereye hose, waba uri mu Rwanda, mu gihugu cy'u Burundi, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Uganda n'ahandi aho ariho hose. Ndagusuje kandi wiyumvemo ikaze mu kiganiro. Tugiye kuganira aho tugiye kurebera hamwe ibimenyetso biri kugaragaza ko uyu mugabo yamaze kuba yagambanira u Rwanda, ariko noneho ubu tuvugana byamaze gufata indi ntera. Ntabwo bikiri kuri rwa rwego rusanzwe rwo kuvuga ko yanga ubutegetsi bw'u Rwanda, ariko agahindukira akavuga ngo akunda u Rwanda. Byose turaza kuba twabirebera hamwe tureba koko niba ibyo bintu bishoboka, ko wakanga ubutegetsi ariko ugakunda igihugu. Turaza kuba turebera hamwe nyine uko byaba byifashe. Ikindi ngiye turi kumwe mu kiganiro nitwa Baraka, tugiye kurebera hamwe ibyo byose. Ngira ngo ikintu twaza kuba twaheraho, uyu Robert ari kuvuga ko mu kiganiro aherutse gukora, ari kuvuga ko yagikoreye ku izi mbuga nkoranyambaga n'ubundi ntari buze kubarangira, ariko akunda kuvuga nyine ku mbuga nkoranyambaga cyane nyine, akavuga ariko ibintu ubona ko bidakwiriye umuntu wabaye mu gisirikare cy'u Rwanda RDF. Ari kwicuza ko hari abagiye mu gisirikare bamukurikira. Robert mu magambo aragira ati hari abanyandikira banyuze mu gikari bati "Robert, twagiye mu gisirikare tugukurikira, dukurikiye indirimbo zawe, twumvise ubutumwa burimo, twumvise morale, twumvise iki, turavuga ngo iki gisirikare ni cyiza, reka tukijoininge." Hanyuma ngo bagezemo we Robert bumva ngo yatorotse, none bari kwicuza. Robert we ari kuvuga Robert ni uri kwicuza, abangaba binjiyemo ntabwo bari kwicuza. Robert we byumvikane ko bundi we ari kubabazwa n'ubusa. Yakabaye ababaye kubera ko yatangiye igisirikare, yubatse igisirikare, none kikaba kigeze aho kigeze akaba atakirimo, mu gihe kiri mu gihe cy'uburyohe, mu gihe kiri mu gihe gifite intwaro zigezweho, ntawe urimo. Robert yaramaze kudisatinga. Yakabaye icyo kintu ari kwicuza ko abandi bari kuryoherwa n'igisirikare yubatse, nubwo yaje kugitererana, ariko we akaba atari mu bari kurya ubwo buryohe. Yakabaye icyo kintu kiri kumubabaza, ariko we ari kubabazwa nuko hari abinjiye bakurikiye n'indirimbo ze. Ibyo ngibyo byo nta gihe bitazamubabaza, kubera ko indirimbo ze abakizumva n'ubu baracyazumva, bakumva morale irimo jeshi itagengwa na nani vijana, jeshi itagengwa na sisi wenyewe. N'ubu hari abakizumva bakavuga ati message irimo aha ngaha iri kunkurura ngo njye mu gisirikare cya RDF, bakakinjira. Ibyo ngibyo rero nta gihe atazabyicuza. Robert azaguma byicuza, kuko urumva ari kwicuza n'ubusa. Ibintu yakaba yicuza nabibabwiye, yakaba yicuza ko yavuye mu gihugu, yagera hanze ntajye kuba nk'abandi bajya kwishakira ihaho, yiturize, yubakira ubuzima, ahubwo akagaruka ku mbuga nkoranyambaga asebya cya gihugu yavuyemo, kandi azi neza ineza y'icyo gihugu. Iki kintu yakaba icyo kintu ari kwicuza. Ariko ubu tuvugana harimo aricuza ko hari abinjiye bamukuri. Nuse urabyicuza ubigira ute? Urabyicuza ubigira ute? Urabasubiza inyuma se? Bari kumwandikira ibo ubona ko nyine barimo barinjoyinga, bari kwinjoyinga ibyiza yubatse. Robert yabaye umwarimu ku ishuri rya gisirikare, yabaye umuririmbyi uzwi cyane kuri Stade Amahoro, yararirimbaga
ngo arimo aricuza ukuntu ngo yajyaga yitera cyane mu birere akamanuka mu bicu, afite morale nyine kugira ngo yereke urubyiruko ko igisirikare ari cyiza, abasirikare barimo bishimye cya RDF. Hanyuma ibyo bintu yarabikoze, amashusho yarafashwe, iki byose na n'ubu ngubu biracyarebwa n'abantu, bakavuga ngo iki gisirikare ni cyiza pe, bakumva indirimbo za Major Robert, bakavuga ngo utajya mu gisirikare ari guhomba. None abo bantu bari kujyamo bo bakagaragaza ko bishimiye kuba bari mu gisirikare, baragikunze, kirabaryoheye, barambara teni, ibintu byinshi, ariko noneho bafite imyitozo, bafite amasomo agezweho atari bimwe bya kera byo kwiyaranja. Kandi nubwo kera nubwo habaga kwiyaranja, ariko abasirikare ba RDF babaga bafite umutima ukomeye, bafite impamvu barwanira mu ntambara zose barwanye, bagiye bagera ku ntsinzi nk'uko twagiye tubigarukaho mu biganiro byabanje. Na n'ubu ngubu rero ibyo ntibyarangiye, intsinzi iracyagerwaho, ariko ikagerwaho Robert uhamagariye abantu kujoininga icyo gisirikare we ntawe uhari. None we ari kwicuza ngo bajoininze igisirikare bamukurikiye. Njyewe sinumva abamwandikira bamubwira ko bajoininze igisirikare bamukurikiye, bo sinumva ko harimo ikibazo, bo urumva ko bari mu gihe cyiza cyabo, bari kwinjoyinga ibyiza bahamagariwemo na Robert, ariko utagihari. Robert ni ukuvuga ngo yabaye nk'icyapa, icyapa kikurangira aho isoko riri ukagenda ukihahira, ariko cyo ntikigerayo ngo gihahe, kiguma hamwe. Noneho ibyo byabaye mu gihe cyashize, ubwo yari mu gisirikare ari kuririmba ahamagarira abantu kujoininga igisirikare, we icyo gihe yari ari mu gisirikare, kuvuga ngo icyo cyapa cyari kiri mu birindiro bya gisirikare, ariko tuvugana icyo cyapa kiri ku muhanda. Izo ndirimbo ziri ku mihanda, ziri ku mbuga nkoranyambaga, zirajya ahamagarira abantu kwinjira mu gisirikare, ariko bya nyabyo Robert waziririmbye ntawe uhari, nawe ari ku mbuga nkoranyambaga ari kuvuga imvugo zisebya ubuyobozi bw'u Rwanda. Ubwo rero namwe murajya mutwandikira muri comment no kuvuga ngo turi kuganira tureba ese Robert yakabaye yicuza iki? Yakabaye yicuza ko hari abinjira mu gisirikare bakurikiye Robert? Igisubizo kuri njyewe mu mbone zanjye numva ko icyo kintu atari cyo yakabaye yicuza, ahubwo yakabaye yicuza ko atakiri muri RDF, yamaze kudizatinga, atorotse igisirikare. Icyo kintu yakabaye yicuza, mu gihe abo bari mu kigero cye barimo bahabwa, bari kugirwa abadimob, bari gusezererwa mu nshingano. Nabonye mperutse kubona umuyobozi w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga ari kugira ati rwose turi mu gihe cyiza, turi kubashimira ko mwakoreye igihugu byiza n'igisirikare cyacu RDF. Mugeze mu gihe rero cyo kujya mu kiruhuko, abato bagakomeza. Urumva ari kubashimira. Harimo abagenero batatu, harimo n'abandi barenga 1500 b'amaranka yo hasi ya general. Birumvikana bo barimo barashimirwa. Abo ngabo bari mu kigero cya Robert, bari kubashimira ko babaye intwari, bakunze igihugu. Ariko we aho yamaze kudizatinga, biri kuvuga ko ari no mu gihugu cya Uganda, uyu mugabo azahora yiruka mu mashyamba hunahuna, kubera ko ntabwo abasha kugira ute, bagenzi be banganye imyaka bari kujya mu kiruhuko cy'izabukuru, barafata amafaranga ya pasiyo niko nabyita, mwahabwa abasirikare barangije igisirikare bageze ku myaka y'izabukuru, barabana n'abaturage amahoro mu baturanyi babo nta kibazo b'abanyarwanda. Ariko hari mu Bugande Abagande bashobora no kumucyurira, ubundi wowe ntugira iwanyu kuguma hano mu gihugu cyacu, tubona nani ntufate isuka ngo uhinge, ntushofera imodoka ngo utware abagenzi, ntumotara, ntugira ute, ntubaka amazu, kuguma muri iki gihugu uvuga ubusa, ntugira iwanyu. Bashatse banamucyurira, ntawababuza kuko bari iwabo. Nubwo Uganda ari igihugu cy'inshuti, ariko ntibibujije ko hari n'abaturage bakeya usanga batabyumva neza, batumva neza ukuntu ujya mu gihugu cyabo nta kintu utari guhinga. Bakunda guhinga cyane, guhinga no gucuruza nyine ibintu nk'ibyo. Hari abantu bamwe mu Bagande baba batumva neza impamvu babereye mu gihugu ntuhinga ntucuruza, nyine uri aho gusa. Hari bake nyine ubona batabyishimira, bakabura uko babigenza kubera ko ubuyobozi bwa Uganda butajya bwamagana umunyarwanda. Ariko Robert buriya nubwo yenda ataza kuri kamera ngo abivuge, ntabwo byabura Abagande bashobora kuba mucyurira. Yego nibyo. Ikindi nyirango tube twagarukaho, ari kwandikirwa n'abantu bamuburira, bari kumubwira ngo tuguhaye iminsi mikeya ukabafashwe n'igihugu cy'u Rwanda,
ukajyanwa imbere y'urukiko rwa gisirikare ugasobanurira ukuntu wagambaniye igisirikare. Nyine barimo baramwandikira birumvikana. Bamubwira ati rwose waretse ibyo bintu Robert, waretse, nkuko nanjye ndi kumuburira Robert, reka gusebya u Rwanda. Amakuru ari hanze aha ni menshi, hari ingingo nyinshi wavuga abantu bakagukurikira ukabona views, ukabona amafaranga. Ushobora kuvuga ku ntambara iri muri Kongo ariko ukayivuga mu buryo butayigoretse. Ukavuga umeze nk'uharanira nyine uburenganzira bw'abaturage. Ushobora kuvuga ku ntambara Iran na Donald Trump ariko utaje gusebya u Rwanda. Ushobora kuvuga ku muhora wa Hormuz n'ibindi, ukavuga ku by'ubucuruzi n'ibyorezo bya Ebola, ukabona byose ushaka ariko utaje guhemukira abasirikare mwakoranye training, mwabanye, mwasangiye ibiryo. Urumva nyine abantu benshi bari kumuburira. Hari abaza kuri kamera bakamuburira, hari n'abamwandikira ngo baciye mu gikari. Ngo bakamubwira ati Robert, ni iminsi mikeya ibyo bikarangira. Ibyo uri kuvuga byo kwamagana, gusebya umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, gusebya u Rwanda bikarangira. Bikarangira atari uko ubura nyine ikintu baba bashatse kumubwira ko bari kuvuga biriya atarafatwa si impuhwe cyangwa ki, ahubwo ni igihe kiba kitaragera. We ngo mu magambo ari kuvuga ko ngo hari n'abadeployinzwe ngo baze kumufata, ariko akavuga ko ngo batazamushobora. Robert, kuki utazashoborwa? Uri muntu ki? Ufite imbaraga zingana, ubundi imbaraga ziyoboye isi ni imbaraga eshatu, ni ibintu bitatu yoboye isi. Icya mbere ni politike. Robert, ufite politike iruta y'ubuyobozi bw'u Rwanda? Igisubizo ni oya. Icya kabiri, amafaranga. Robert, ufite amafaranga aruta y'ubuyobozi bw'u Rwanda usebya buri munsi? Igisubizo ni oya. Icya gatatu, mu buyoboye isi, intwaro. Robert, ufite intwaro ziruta iz'ubutegetsi bw'u Rwanda? Ufite intwaro ziruta iza RDF wasize muri stock? Igisubizo ni oya. Ko rero urumva ko Robert, nubwo uri kwihagararaho ukavuga ngo ntabwo uzafatwa, Uganda nta nubwo ari kure cyane. Wabonye ko no mu Faransa babakurayo ba Paul Rusesabagina. Uganda ntabwo ari kure cyane rwose. Hariya n'uwajya kurahura yatahana umuriro mu Rwanda utarazima, nta kibazo, ni hafi. Ubwo rero sinzi ikintu wishingikirijeho, ariko abo bakuburira bakubwira ko ibyo bintu ugomba kubireka, utabireka ngo mu gihe gito wagikurikiyeho ukaba wahura n'ibibazo. Ntabwo bakubeshya mu by'ukuri. Ariko we abo bamuburira, we mu kubasubiza ariko babwira ngo ibyo muvugana ngo mubizi. We nanjye ariko aha ndi kuri kamera ndi kumuburira Robert, waretse guhemukira kugambanira RDF. Ari kuvuga ati wowe ntabwo uzi ibyo ukora, ntabwo uzi. We nansubiza azavuga ati ntabwo uzi ibyo ukora, ntabwo uzi ibyo uvuga. Ariko nyamara ibyo mvuga ntabwo nabayeho mu myaka ya kera cyane nk'iye, byanze bikunze aranduta, ariko nshingiye ku byo ubuyobozi butubwira, nshingiye ku mateka y'igihugu namenye. Ibyo nzi n'ibyo nzamenya n'ibyo ndushaho kugenda amenya birahagije ngo mbone ko umuntu yamaze guta umurongo. Niba umuntu atinyuka akaza kuri kamera agasebya umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, kandi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yaravuze ngo abo bantu baza gusebya u Rwanda, basebya ubuyobozi bw'u Rwanda, mujye mubasubiza, mujye mubabwira ko ibyo bintu atari byo. Ntabwo nanjye rero nagenda ngo nicare ntuze mbirebere, kuko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yaranavuze ngo uzabirebera ntagire icyo akora, kandi hari ikintu yari yabashije gukora azaba ameze nkaho nawe yari kubikora. Agize ati nuko ngiye mbuze umwanya naho ubundi nanjye nari kubikora. Ntabwo rero nshingiye kuri ibyo rero ntabwo najya ngo ndebere umuntu ari gusebya gusenya igihugu cyanjye kirimo abavandimwe n'abo twakoranye bose, nindangiza ngo murebere ngomba kuza nkamusubiza nkamubwira ati Robert, ibyo bintu sibyo. Nubwo nduta mu myaka ariko ntibivuze ko ntakugira inama. Nubwo inama yanjye utayumva, hari abandi uta mu myaka bazakubwira nk'ibyo nanjye ndi kukubwira. Uze kureba muri comment uraza gusanga abantu banditse bavuga ko Robert ibyo bintu bidakwiriye. Mubyandike Robert naza kureba aze gusanga ari benshi, kandi araza gusangamo harimo abandusha imyaka, kuko byose bamwe muri bo hari n'ababisobanukiye kumurusha. Robert nubwo yinjiye igisirikare cya RDF kikiri RPA, ntabwo ari we wakinjiyemo mbere. Uvuga ko usobanukiye byinshi kuri RPA, ariko so wakinjiyemo mbere n'abajoininze nk'uko abandi bari bajoininze. Ubwo rero mu bajoininze mbere yawe uzasangamo bari gukuburira. Ibyo bintu wabyihoreye Robert, ukajya gushofera ukavuga ibindi biganiro ko bikakundwa n'abantu,
indirimbo ukongera ukajya kuririmba kuri stage, ukongera ugakundisha u Rwanda abantu. Rwanda itagengwa na nani vijana, Rwanda itagengwa na sisi wenyewe. Ukongera ugakundisha igihugu abantu, uri kumva ibyo bintu. Nubwo uri hanze nta kibazo, kabone nubwo waba utemerewe kuza mu gihugu ukagikunda, ukagikundisha abantu, abagukomokaho n'abagikunda bagikundiye wowe, abanyamahanga cyangwa abanyarwanda, ibyo bintu nta kintu byaba bitwaye, nta kintu byaba bitwaye. Buri igihugu ni umubyeyi, kabone nubwo umubyeyi yaguhemukira wowe ukamukunda, ukamubwira ati mama nubwo cyangwa se data nubwo umpemukiye ariko jyewe ndagukunda, nta kintu byaba bitwaye. Nubwo yaba kwanga, ariko siko nta n'impamvu umubyeyi yakanga umwana, yagira akavuga ati ariko uyu mwana wanjye nanjye reka mukunde, nta kibazo. Robert igihe aramutse asabye imbabazi akavuga nari nanyweye kanyanga, bakamupima bakasanga kuko urumvikana ka gapimo kanaturika, bamubwira ati genda utuze, umara amezi runaka utanywa ibiyobyabwenge, uraza kujya ute gutuza, ujye mu ngando cyangwa se guhabwa amahugurwa, wongere usubire kuba umuntu muzima. Numva nta kibazo cyaba kirimo. Gusa we sinzi icyo atekereza, ibyo atekereza agomba kubishyira kuri kamera, ariko natwe icyo tubereho ni ukumusubiza. Icyo nsaba abantu ni ukunjya inyuma bakandika muri comment bamuburira, bamusubiza, bamubwira ko ibyo bintu atari byo, hanyuma tugafatanya. Uretse na Robert n'abandi nkawe barimo Badrama, bandi batandukanye baguma basebya baharabika isura y'u Rwanda. Icyo nshaka ni ukubaka umuryango uvugira cyangwa se ushimira ubuyobozi bw'u Rwanda, ndetse kandi wubaka u Rwanda, ubumwe bw'abanyarwanda, ibintu nk'ibyo ngibyo byo gushyigikira iterambere, abayobozi bacu ko badushakira ibyiza tukabirebera hamwe byose. Nicyo nshaka kubaka. Icyo nsaba abantu ni ukunkurikira, mugakanda like kugira ngo ibiganiro byacu dukora bigere kuri benshi, n'izo comment mwa mwanditse kugira ngo zisomwe n'abantu benshi, mugakora subscribe, mugafungura n'akazogera kugira ngo nitujya dushyira hanze ikiganiro dusubiza ababanzi b'u Rwanda, mujye mubasha kubona ikiganiro mu bambere, hanyuma muze murebe ukuntu twasubije u Rwanda. Nanjye comment zanyu ndazisoma, naho nkura byinshi bimwe mu bitekerezo nifashisha ndi gusubiza aba bantu baharabika isura y'u Rwanda. Ni byiza cyane rero, ababikora ndabashimiye, nta mutima mubi, kuko u Rwanda n'igihugu cyacu. Nubwo twaba turi mu mahanga nta cyakuraho, nibwo waba uri mu Buyapani barakubwira wowe uri umunyarwanda, ntabwo uri umuyapani, kandi ntabwo baba bakubeshya. Sogokuruza na so n'abavandimwe bawe n'abo uzabyara ntabwo bazabura akantu k'ubunyarwanda uko byagenda. Niyo wababyarana n'umuzungu ntibaburamo akantu k'ubunyarwanda. Uzarebe n'abari bagiye za Canada na Amerika, babyara umwana ugasanga nubwo azi icyongereza cyo mu Bwongereza n'urugero, ariko ugasanga n'ikinyarwanda aziho byinshi. Kuki se abizi kandi ari mu Bwongereza yigana n'abanyamahanga? Kuki abizi? Nuko akantu k'u Rwanda karaguma kagukurikirana. Niyo mpamvu rero nta mpamvu yo kwanga u Rwanda, ariho iwacu, ni mu rugo. Uko byagenda kose ni iwacu. Yego, ntabwo wakanga ko ngo umubyeyi ngo nuko ari igikara byanze bikunze uronka, cyane ko umwana we aba ataranabona, umwana mutoya ntabwo aba arabona, ariko naho aboneye ugasanga umubyeyi wawe ni igikara, ntabwo areka kumwonka, uraguma n'ubundi ukonka ukanamukunda cyane, ukumva n'ahantu iyo uri mutoya wumva n'ahantu wajya utari kumwe na mama n'umubyeyi. Igihugu rero nuko kimeze, aho twajya hose nubwo tutakijyana ngo dutere ubutaka tubujyane, ariko tujye tujyana igihugu ku mutima. Waba uri mu Rwanda cyangwa se hanze yacyo, ugomba kuba ufite igihugu ku mutima. Kabone nubwo igihugu kitakubwira ko kigukunda, ariko kiba kigukunda n'ikimenyimenyi, kiba kigucungira umutekano. Ibirenze ibyo ngibyo se, igihugu cyo gikoresha ibikorwa mu kwereka urukundo, natwe tuba tugomba kuza tukagishimira, haba muri comment cyangwa se kuri kamera, tukabwira ati Rwanda turagukunda. Ubu tuvugana hari abantu benshi bize ku buryo bworoshye, ku giciro kitabahenze cyane, bitewe n'uko igihugu ariwo murongo cyahisemo. Ubuvuzi, hari abantu benshi bagiye bakira indwara bitewe n'ubuvuzi bushyigikiwe n'igihugu, cyateye inkunga gahunda ya mituweli. Uratanga amafaranga ya mituweli, abari ubungubu menshi banza ari 8,000, warwara indwara ivurwa n'ibihumbi 200, bakayakuvurira ku bihumbi bitageze no kuri 5. Ubwo hanyuma Robert akaza akavuga ngo igihugu ni kibi. Ibaze ko Robert mu ngingo yavuze asebye u Rwanda, yavuze ko injerekani y'amazi mu Rwanda ngiri kugura cyangwa se bido bitewe nuko babyita, ngiri kugura ngo 3,000 by'amanyarwanda. Kandi abari mu Rwanda, abari mu Rwanda bavuga ko, nkanjye ndi mu Rwanda, bavuga ko
nkanjye nihereyeho n'umuryango wanjye, ntagiye kuvuga umubare w'abantu tubana dore ko atari bake, dukoresha amazi y'1,200 mu kwezi, nayo ni menshi. Ubundi abenshi bakoresha munsi yayo ngayo. Robert yarangiza akabirengaho, ubundi amazi y'1,200 bashyize no mu kigega cya litiro 1,000 yakuzura gusasa, ahubwo yajya no mu bigega bingahe sinzi ingano yayo, ingero z'amazi cyane, ariko urumva amazi akora ukwezi kose, akora ibintu byose. Ariko Robert akabirengaho, ikerekana ko Kanyanga yamaze kuyongera anywa, akaza akavuga ngo ijerekani mu Rwanda y'amazi iri kugura 3,000. Urumva ko ibyo ni ibintu bihabanye cyane. Abari mu Rwanda mutubwire, mujye muvugisha ukuri. Niko umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda yasabye abari mu Rwanda, His Excellency Paul Kagame yaravuze ngo mujye mubasubiza, mubabwire ko ibyo bintu bari kuvuga bidakwiriye. Nimutwandikire muri comment rero, mutubwire ese ibyo Robert avuga nibyo, ijerekani y'amazi iragura 3,000. Wenda niba ari uko ari mu zuba cyangwa iki bitewe n'iki, ariko abenshi ngira ngo abenshi bamwe muri bo bafite za robine, abandi baravoma ku migezi itangwa y'amazi naturel, ariko yo mu mibande sinzi, ariko byanze bikunze iyo ngiyo mu mibande nta nubwo yishyurwa. Abaza robine bo wenda bo barazana kuba nabo benshi batwandikira muri comment batubwira ese ibyo Robert avuga mujye musubiza, ariko aba bantu mujye mubasubiza, nta kintu babatwara. Ubuyobozi bwacu buraturinze, nta kintu badutwara. Robert nta kintu yagutwara, twamaze kubona ko atarusha imbaraga ubuyobozi bw'u Rwanda. Niyo mpamvu tugomba rero kumusubiza, ntacyo twikanga. Nubwo waba uri Uganda ntacyo yagutwara. Robert afite imbaraga kisi. Umuntu wagize atinze igisirikare n'umunyabwoba, yatinye igisirikare kimaze kugeraho kigera, yavuze ubundi yakaba yaratinye mbere akinjira, agatinya mbere, ariko yagitinye kimaze kwiyubaka. Nawe ubwo yarakirebye aravuga ati iki gisirikare aragitinya. Ubwo rero urumva ko ni umunyabwoba. Ikindi ngira ngo tube twavugaho, Robert arishimira ko hari abantu bamuhamagara bamubwira ngo twe tugarukiye mu nzira, twumvise ukuntu utuburira ngo tureke igisirikare, none tugarukiye mu nzira, turakihoreye. Abo bantu bakwandikira Robert ni abanyabwoba nkawe, ntabwo bajya mu gisirikare bafite umutima ukunze igihugu cyane. Abangaba ni babandi bajya mu gisirikare bakurikiye uniform, kwambara teni, bakaza mu giturage, abantu bose bakajya bongorana ngo umusirikare wo kwa runaka yaje, umuhungu w'umusirikare ngo yaje. Abangaba nicyo baba bashaka. Iyo binjiye mu gisirikare nta kindi baba bashaka. Nibo rero bajya mu gisirikare kwiyandikisha, bakumva ngo bari gufata abantu benshi, bagahita bumva ibiganiro bya Robert babwira ati gisirikare mwikijyamo ibiki n'ibiki bintu byinshi, barangiza bagahita kadusubire mu nzira. Abantu n'abanyabwoba. Abangaba simamya neza ko n'irondo ry'umwuga barishobora. Nimuza kugenzura neza mu bice batuye mu muraza gusanga batajya bajya no kwirondo, cyangwa se ugasanga gutanga amafaranga y'irondo suko yenda baba bakeneye gusinzira no kuruhuka no kuba biriwe mu kazi kenshi. N'ubwoba n'imbwa barayibona bakiruka Robert. Ubwo rero urumva ko unyihanganire gatoya, urumva ko Robert nubwo yishimiye ko ari abagarukira mu nzira bagendeye ku magambo ye, ariko ntabwo bikwiriye aba bantu. Ariko ni na byiza niba banagarukira mu nzira, ubundi bakabaye abanyabwoba batajya mu gisirikare. Iyo nzira ubundi bakabaye batayijyamo ngo bayijyemo, nibarangiza bazagarukire mu nzira, bagaruke ku mbuga bavuga ngo twagarukiye mu nzira. Mwagarukiye mu nzira mwajyaga ahantu mudasobanukiwe. Ni abanyabwoba nka Robert. Robert rero iki kintu ntabwo yakabaye akishimira, ntabwo yakabaye yishimira ko bagarukira mu nzira. Iki gisirikare ari gusebya anishimira ko abantu bagarukiye mu nzira bari bakigiyemo, yakibayemo. Ariko kuba yakibayemo ntibisobanuye ko gisobanukiwe cyane kurusha abakimutanzemo, ntabwo aricyo bisobanuye. Ahubwo icyabayeho, Kanyanga mu Bugande ngiravuze ubuhuha, iragura makeya, kandi birashoboka ko yabanywa doze irengeje ikenewe, agahindukira ibyo yabonaga akabibona opposite, ibyo yabonaga biri positive akabibona ari negative. Kanyanga ni ikintu ushobora kunywa, imodoka wayibonaga ukabona igice cy'imbere nyine ari ituruka, ari iri kugenda iza nyine gusanga, none ugatangira kuyibona ukabona iri kugenda, ukaba wanayihohoramo ugira ngo irimo irarenga, kumbi irimo iragusanga. Ni ikintu ushobora kunywa ukabona ibintu bicuritse, opposite. Umuntu yari ahagaze, umubona ahagaze imbere yawe,
umutwe uri hejuru nk'ibisanzwe, amaguru ari hasi, ahubwo ugatangira kubona amaguru ari hejuru, umutwe uri hasi, wanyweye kanyanga. Birashoboka. Robert rero niba yaranyweye kanyanga simbizi, ntabwo twari kumwe, ariko ukurikije ibintu avugira ku mbuga nkoranyambaga, ugendeye no ku mateka y'ibigaragara no mu ndirimbo yagiye aririmba, ubona ko asigaye abona abantu yahoze abona umutwe uri hejuru amaguru ari hasi, asigaye abona ahubwo amaguru ari hejuru umutwe uri hasi. N'igihugu niko asigaye akibona. Igihugu yabonaga ko kiri kuzamuka neza mu by'umutekano, kwibuka mu bya gisirikare, kiri kuzamuka mu ruhando mpuzamahanga no mu buhangange bwose, asigaye abona icyo gihugu ahubwo kirimo kimanuka. Ariko siko bisobanuye mu by'ukuri. Abari mu Rwanda barabizi, n'abari hanze bavugana n'abari mu Rwanda barabizi, bazi ko u Rwanda ruri ku muvuduko mwiza w'iterambere ndetse n'umutekano warwo. Ejo bundi ingabo z'u Rwanda zatweretse ibikoresho bigezweho za drone, zirimo zirayobora za drone neza cyane, baramanukira ku mugozi neza, ubona ko babiherewe amahugurwa. Abasirikare b'u Rwanda RDF barasimbuka baranyura mu muriro, ubona ko nta bwoba, ntabwo afite ubwoba nk'ubwa Robert n'abamukurikiye n'abamushyigikiye, ntabwo afite ubwoba. Urabona ko rwose ari biri mu gihe cyiza. Ariko Robert we muri ya kanyanga nyinshi abona ko igihugu kiri mu gihe kibi. Mu gihe amazi injerekani, ngira ngo kuri wasake babara amafaranga 8, ijerekani imwe y'amazi amafaranga 8. Robert we arabibona nk'igihe arabona ko ijerekani y'amazi mu Rwanda, nubwo ari Uganda, byumvikane nta ndwaza bakuriye mu Rwanda kandi aturanye narwo, arabona ko ijerekani iri kugura 3, mu gihe abari mu Rwanda bo bazi ko ijerekani barirwa ku mafaranga 8 y'amazi. Ngo urumva ko dukwiye kurwanya ibi bintu, tukamagana icyitwa ibiyobyabwenge, kuko urumva ko biri kumara abantu. Ibintu umuntu wabonaga ahagaze ukabona aracuramye, kandi ni wowe ubucuramye mu bitekerezo, ntabwo ari uko mu by'ukuri uwo muntu abacuramye umutwe uri hasi. Igisubizo ni uko wowe ahubwo ubucuramye mu bitekerezo iyo wamaze kunywa ibiyobyabwenge. Tukamagana ibiyobyabwenge, hanyuma tukamagana n'abasebya u Rwanda. Nimuze dukurikirane ibi biganiro byose dukomeza kurebera hamwe kandi twamagana aba bantu, tubabwira ko ibyo bintu bidakwiriye. Ndashimira abantu bakunda ibitekerezo ndetse kandi n'abandika ibitekerezo byabo, n'abatanga like ndetse kandi n'abakoze subscribe bagafungura n'akazogera. Biba byiza iki gikorwa tufungura n'akazogera. Turaza no kuba twahurira no mu bindi biganiro, aho turebera hamwe izi ngingo nyine, twagomba kuzirebera hamwe tureba si ibyo bintu bimeze bite. Twebwe ko turi mu Rwanda, turi kuri tere, u Rwanda rumeze rute ko bari kuruharabika, abandi barebera ntibaze ngo basubize. Abandi bashobora kujya kuri kamera bagasubiza, batagira isoni zo kujya kuri kamera bitewe n'ubuzima bakuriyemo. Bagomba kuza bagasubiza, bakavuga ati nimureke gusebya icyo gihugu, turakizi twebwe tukirimo. Nimureke kuvuga ko imihanda ntayihari kandi twebwe turi mu gihugu tuyigendamo buri munsi. Yego, ubwo rero nyemere duhure mu kindi kiganiro aho tuza kuba turebera hamwe izindi ngingo. Yewe nitwa Baraka, reka mbifurize kugira amahoro y'Imana.